Yesu nashimwe bene data, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nishimiye kongera kubana namwe uyu mugoroba. Imana ishimwe iri mu ijuru ko iduhaye umwanya mwiza wo kubana n'Imana muri uyu mugoroba. Reka dusome Itangiriro ibice 41 umurongo wa 37. Aravuga ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu bati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati nimumupfukamire. Nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Farawo abwira Yosefu ati jye Farawo ndahiriye ko ntawe uzunamura ukuboko, ntawe uzashingura ikirenge mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye. Farawo ahimba Yosefu Safunatipaneya, amushyingira Asenati mwene Potifera umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu atambagira igihugu cya Egiputa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nk'uko mubizi cyangwa se nk'uko mwuka w'Imana yabizanye, reka ne kuvuga njyewe, turimo kuganira ku mugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Halleluya. Turimo turaganira ku mugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Ejo twize umugambi w'Imana, tureba icyo bisaba kugira ngo ube mu mugambi w'Imana. Uyu mugoroba ndashaka kukwigisha inzira umugambi w'Imana ushobora kunyuramo. Mwabonye topic cyangwa se intego nazanye, iravuze ngo ikizagukiza gihetswe n'ikikugerageza. Mu by'ukuri reka tuganire cyane kuri uyu mwana w'umusore witwa Yosefu. Yosefu yavukiye mu bana 12, nawe arimo, ubwo ni 12. Murabizi neza ko aherukwa n'umuhungu bita Benyamini. Mu yandi magambo akurikirwa na bucura, ni nk'uko twabyita. Hanyuma Yosefu ndashaka kukuganiriza ku kintu cyitwa umugambi w'Imana. Imana imfashe. Naravuze ko uyu munsi ndi bukoreshe umwanya utari munini cyane ngo mbarambire, ariko ndumva ntangiye gusa naho ndi buze kurondogora. Imana intabare cyane. Uyu Yosefu mbere yuko avuka, mbere yuko abaho, mbere yuko buriya mwese murabizi neza ko iyo umuntu agiye kubaka inzu abanza pla y'inzu, agakora igishushanyo cy'imbonera cy'inzu. Hanyuma y'igishushanyo mbonera akibanziriza hehe? Akibanziriza mu bitekerezo. Iyo akishyize mu bitekerezo, akajya aryama nijoro agashushanya inzu yumva ashaka kubaka, nk'uko wenda nanjye ijya inzamo mu bitekerezo, cyangwa nawe ishobora kukuzamo. Reka tureke n'inzu, tuvuge n'ikindi, tuvuge n'imodoka, tuvuge n'umwenda. Wenda umwenda wo ushobora no guhura nawo mu nzira ukawugura, wenda utabiramukanye ariko wabona wawukunda kubera ko wagendanye amafaranga, ugahita uwugura. Ibyo ngibyo byo ntimubitindeho cyane cyane abagore, turabigira cyane. Njya kubaka urugo iwacu barambwiye ngo ni abantu bakuru, ntabwo ari mu rugo iwacu babimbwiye, ariko barambwiye ngo nta mudamu ugenda adafite akantu ko guhahiramo. Niba ufite isakoshi, hita ushyiramo n'akamverope cyangwa n'akanzaruhahira uzingiremo wigende. Halleluya. Muri plani y'Imana,
muri plani y'Imana, kangasubiremo, mu iteganya ry'Imana. Imana ijya kurema Yosefu yaricaye ikora plan, ikora igishushanyo mbonera cy'uburyo Yosefu azaza ameze, hanyuma inamenya icyo azaba cyo itari yamurema, igishyiraho irakibika. Umugambi w'Imana irakibika, iragifunika. Irangije irema umusore witwa Yosefu, iramurema, imuremera mu nda ya Rasheli. Hanyuma amaze kuvuka, ari nyina ntiyarazi uko bizagenda, ari na se ntiyarazi uko bizagenda, ari na Yosefu ntiyarazi uko bizagenda. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku nzira umugambi w'Imana ushobora gucamo, inzira umugambi w'Imana ushobora gucamo. Nubwo ntabishyize kuri topiki, ariko nanditse ngo ikizagukiza gishobora kuba gihetswe n'ikirimo kukugerageza uyu munsi, iyi saha, uyu mwanya tuvugana. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma Yosefu ngo igihe kimwe ari kumwe na bene se, ngo bari mu murima, ngo bagiye gusarura ingano, ariko izo zari inzozi yarimo arota. Ngo arota bagiye mu murima gusarura ingano, ngo agiye kubona ngo abona imiba 11 iramwunamiye, hanyuma we ngo umwuba we usigara uhagaze. Ibyo bivaho. Bwa kabiri ngo aza kurota, ngo arota ngo inyenyeri n'ukwezi bimwikubita imbere. Yosefu yararotaga, nta wari ubimuhanuriye. Abivugane kugira ngo bishiremo ko numva binyuzuye. Nta wari umubwiye ngo nderetswe, nta wari umubwiye ngo ndahanuye bizagenda gutya, ariko arota izo nzozi yazishyize mu mutima. Kandi uko arose akagenda akabwira se, akamubwira ati narose gutya na gutya, bene se nabo bakabimenya. Hanyuma guhera igihe yaroteye, guhera igihe yarotoreye bene se inzozi, umugambi w'icyo azaba cyo watangiye kurwanyirizwa aho ngaho. Umugambi w'icyo Yosefu azaba cyo watangiye kurwanyirizwa mu gihe yarotaga inzozi. Mana we. Hanyuma wambabariye nkaza kuvuga bike Mana. Hanyuma y'ibyo Yosefu yakuranye na bene se, murabizi neza ko bari batanahuje ababyeyi. Yosefu avinda imwe kuri se na nyina, avinda imwe na Benyamini gusa nibo bene Rasheli. Hanyuma abandi ni bene Leya. Nkuko mubizi Yakobo yatendeye umugore, atendera Rasheli bamuha Leya, ariko nyuma arongera aratendera bamuha Rasheli. Ubwo ibyo ngibyo mba numva mubizi ku bantu bakunda gusoma Bibiliya. Imana ibamera umugisha. Hanyuma Yosefu atangira kurwana n'umugambi w'Imana. Igihe kimwe bene se ngo bajya kuragira, ariko bagiye kuragira Yosefu arasigara. Ngo asigaye, igihe kigeze, hashize iminsi myinshi, papa wabo atibuka amakuru, adaheruka kumva uko bameze. Ko biri kose birumvikana, ntago ndi buvuge ngo ntago mbizi niba telefone zitabagaho, ariko birumvikana ko ntazabagaho, ko byasabaga gutega cyangwa se bigasaba kwicara ku ngamiya, ukagenda ukajya kureba bene se, ukajya gusura. Hanyuma Yosefu ise ngo amugirira icyizere, waramubwira ngo genda urebe bene so uko bameze. Amutekerera impamba. Amaze kumutekerera impamba, haleluya, ngo amaze kumutekerera impamba, umwana aricara ku ngamiya, niba ari ingamiya simbyibuka neza, niba ari indogobe. Arangije aragenda, ngo agende asanga agasozi, ngo asanga agasozi yatekerezaga ko ariko bariho, ntago ariko ngo arimuka akomeza kubashakisha.
Yozefu yari afitiye bene se urukundo, bene data. Ntago yigeze acika intege. Yozefu yakomeje inzira. Haleluya, 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 haleluya. Yozefu akomeza inzira, yigira imbere, aragenda. Hanyuma muri uko kugenda, bene se ngo bamubonera kure, ngo bamuboneye kure, ngo bamwitegera akiri kure, ngo bajya inama, ngo baravuga ngo nimuze, ngo dore Karosi araje, ngo nimuze tumwice, hanyuma turebe icyo izo nzozi zizabyara. Umugambi w'Imana, umugambi w'Imana, umugambi w'Imana. Nta kindi kintu Yozefu yari atangiye kurwana nacyo, yari atangiye guhangana n'umugambi w'Imana. Umva kaburimbo umugambi w'Imana ku buzima bwa Yozefu wanyuzemo. Tega amatwi ubyumve, ndashaka kubyumva cyane. Ntabwo wigeze uca muri kaminuza, ntabwo wigeze uca mu buzima burya ifiriti n'imireti gusa. Umugambi w'Imana waciye aho ngaho ngiye kukubwira. Hanyuma Yozefu ngo abagezeho, ariko ngo Rubeni niwe wari mukuru. Ahari yaratekereje ati nibamwica data azanyica, data ntago nzamukira, agahinda ntago azagakira. Hanyuma ngo arangije arababwira ngo twe kumuhwanya. Ndagutangariza ikintu kimwe, ndumva mfashijwe. Reka nkubwire, muri barindwi bakugambanira, muri barindwi bakwanga, muri barindwi bagufitiye amateka, muri barindwi bagufitiye umugambi mubi, Imana ishimwe kubw'umugambi Imana igufitiye. Muri barindwi hihishemo Rubeni utazi. Lekotase kidofaini minikudeta atakimando sase menikudefaini lele dosa imani shireba sase kidofa de binifo de dradota payabane saini gidi binifo. Yewe ubuse muranyumvise koko, muri barindwi, muri batanu, mu icumi, muri bane, muri batatu, burya no muri babiri yazamo, harimo Rubeni harimo Rubeni wihishemo. Imana yahishemo, umeze nk'amaneko, umenya ibyo batekereza, akamenya ibyo bibwira, agasa n'uwifatanyije nabo, ariko akagenda netraliza imigambi yabo. Mbega ukuntu unezerewe. Ayiwe, Rubeni ngo aravuga ngo twe kumuhwanya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imalele imale akirebo dosase meniko. Ayiwe, 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 ayiwe bijejene tudebeni sase meniko pakido fase lele mando sase meniko de. Imana ishimwe. Nshuti yanjye, reka nkubwire, reka nkubwire, reka nkubwire, wigira ubwoba, wigira ubwoba. Muri bitanu biguhiga harimo ikishingikiriza Imana yashyizeho. Muri birindwi bigushaka, umuntu akoresheje birindwi nuko ari umwuzuro. Kandi iyo umuntu agiye kugutera aba yumva wuzuye, aba yumva yuzuye. Iyo Satani agiye kugutera aba yumva yujuje ibyangombwa byose bisabwa. Aho abera umuswa, merutse kubwiriza abantu ndababwira ngo Satani ntago akomeye, akomeye kuba mwubaha n'abamukorera. Kubera ko Yesu yaravuze ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye zeru. Ubuse mbigenze neko ntangiye kubivangavanga, ariko nimugire ikibazo, byose ni bitagatifu. Pawulo yaravuze ngo mbaye nk'ibisukika ku gicaniro. Haleluya. Iyo Satani agutera aba yumva yahejeje inguni zose.
ariko ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 93 rirambwira ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, ngo Uwiteka uri hejuru burya babirusha imbaraga, birahorera bikibwira yuko ari byo bya nyuma ariko mbega ko ntandukiriye, ariko hirya yabyo haba hari irindi jwi. Imana yo mu ijuru ishimwe. Humura, muri byinshi biguteze harimo kimwe, harimo cya Rubeni. Muri byinshi bikugerageza burya harimo cya Rubeni, kikureba kikakugirira impuhwe. Iterabwoba ry'Imana cyangwa se umushyitsi w'Imana ugafata Rubeni uri muri abo, agahita avuga ngo twe kumuhwanya. Nuko Rubeni yavuze, aravuga ngo twe kumuhwanya. Mana wambabariye nkitonda, aravuga ngo twe kumuhwanya, ahubwo reka tumujugunye muri rura rwobo. Rubeni yari afite umugambi nguko nibamara kumujugunyamo, ahari ari bwisigaze inyuma, akaza kumukuramo. Niba yari bumubwira ati ngaho genda hunga, bimere nkaho ucitse, ngaho genda ngukijije bene so, ntago nzi uko yabitekerezaga. Ariko Rubeni Imana yaramwimitse. Rubeni ari hafi yawe. Niki kiguteye ubwoba? Niki kiguteye ubwoba? Umva nkubwira inkuru nziza iguhumuriza, wowe uremerewe n'intimba n'imibabaro, dore mu mutima wawe uhora uvirirana, kandi ubwawe ntabwo uramenya aho wakirira. Humura, haracyari ibyiringiro byo gukira, wikwiheba rwose ntiwaretse urukiriro. Hari umunyamibabaro wamenyereye intimba, uwo niwe byiringiro byo gukira kwawe. Hari Rubeni inshuti yanjye, haravuga ngo twe kumuhwanya, ahubwo tumujugunye muri rura rwobo. Arangije bamujugunyemo ngo nuko ngo babona abantu ngo bo kwa Ishimayeli, niba mbyibuka neza, ngo n'Abishimayeli bamugurisha ibikoroto 20. Fata ko gaceri ufite kitwa veni cyangwa 20, abenako ni ibyo bikoroto nibyo byaguze Yozefu. Ndashaka kukubwira inzira umugambi w'Imana ushobora kunyuramo. Yozefu, reka nihute cyane ntaza kuza kubarambira. Yozefu yageze muri Egiputa. Yozefu amateka ye muyazi kundusha. Yozefu yageze muri Egiputa arastragoringa. Yozefu yabanje kuba umucakara. Yozefu yabaye umuboyi. Ariko kuba umuboyi, umugambi w'Imana. Ariko Mana, ndagukunda. Mana, ndagukunda. Yozefu kuba umuboyi cyangwa ko yabaye umuboyi kwa Potifari. Hanyuma kuba umuboyi kwe, Imana ibona umugambi we atazawugeraho, umugambi w'Imana. Hanyuma y'ibyo ateza muka Potifari gukunda Yozefu, kandi Imana yarabirebaga. Imana niyo yasanze Yozefu mu nzozi, imwereka ko bene se bazamwunamira. Pe ateshe nangaha, reka nkumenera ibanga, ibintu byose ucamo burya Imana ibireba. Kabone naho yaba ifunze amaboko yifashe, Imana ibireba. Nta kintu na kimwe gishobora kukubaho Imana itakizi. Reka nkubwize ukuri, na Satani uyu tukavuga ngo yatugerageje, burya ikintu aba yakoze aba yadusabirije, agatega ibiganza,
agasobanura impamvu wumvira Imana n'impamvu yizera, ubwo mujye kwa Yobu. Yarangiye, reka dukomeze. Yozefu muri makeya, muka Potifari amaze kumukunda, yashatse kumusambanya ariko ntiyabigeraho, biba ngombwa ko amubeshyera. Yasigaranye agashati ke, arangije abonye Potifari aramubeshyera ngo yashatse kumufata ku ngufu. Yozefu arakugendeye, agiye muri gereza. Ageze muri gereza ngo yasanzemo abantu babiri bari abagaragu b'ibwami kwa Farawo. Umva nawe. Ariko man, ngiryo joro barota inzozi. Barose inzozi, ntago ndi buzivugeho. Mu kuzirota bayoberwa icyo zivuze. Bamaze kuyoberwa icyo zivuze, Yozefu arabegera, harababaza ngo mwarose iki, mundotorere numve. Bamaze kumurotorera basobanurira icyo bivuze. Harimo uwo yarotoreye ko agiye gusubira ibwami, hari n'uwo yarotoreye ko bagiye kumuca igihanga. Ugiye gusubira ibwami aramubwira ngo nugerayo uzanyibuke, uzibuka unsize, uzibuke ko twabanye twasangiye impungure, uzibuke ko twabanye kuri musururu moja, uzibuke ko twapfumbatanye mukecuru. Hari ikidobo ngo kiba muri gereza simbizi, ntabwo ndagerayo, n'Imana izahandinde ngo cyitwa cya mukecuru. Uraramubwiye ati uzibuke rwose, ndabikwingingiye uzibuke. Hanyuma koko ba bantu barafungurwa kandi za nzozi ziba impamo. Yozefu igihe kiza kugera, Farawo ngo aza kurota inzozi. Arota iby'inka z'imishishe n'ingano z'imishishe n'izindi ntoya. Ibyo ntabwo turi bubitindeho. Ariko ngo ajya mu bakonikoni, ngo ajya mu banyabwenge, ngo ajya mu bagaragu, habura umuntu n'umwe warotora inzozi. Ariko wa wundi Yozefu yarotoreye inzozi igihe bari kumwe muri gereza, ngo aravuga ngo mwami nyagasani mfite ijambo, hamba inzira y'umugambi w'Imana. Ngo aramubwira ngo nyagasani, hari igitekerezo mfite cyagiye kera, kuko ntiyigeze amwibuka. Cyagiye muri iriya myaka cyangwa muri kiriya gihe sinzi igihe yamazemo, igihe nari muri gereza hari y'agahungu. Hanyuma naje kurota inzozi, izo nzozi niwe wazisobanuye. Hanyuma Farawo aramubwira ati ako gahungu mukakanzanira hano. Kazana niho ijambo twasomye riri, ngo karazirotora. Ako gahungu nyine, ako gahungu ngo kamaze kuzirotora, ngo karazitondeka neza, ngo gahita kabaha n'ibitekerezo. Karavuga ngo kubera ko hazabaho imyaka 7 y'uburumbuke, ngo hakabaho n'indi myaka 7 y'inzara. Muri iyo y'uburumbuke ngo nimwubake ibigega, hanyuma mu gihe cy'uburumbuke muzahunike. Abivuga abizi neza, umutima we mu buryo bw'umubiri bitubona, abizi neza ko mu buryo busanzwe nta kazi yahabona. Yozefu ni Umuheburayo, ari mu gihugu kitari ikiwabo. Bibiliya nitubwira niba yarize, ndakumenyesha ko atadepoje, ndakumenyesha ko nta mwene wabo wariyo, yariyo wenyine. Abantura yariyo wenyine, nta kivugira, nta gisegura, nta muntu wo kumuba hafi. Nawe ariko Imana ndayemera imuba hafi. Iramubwira ngo babwire ngo igitekerezo mfite nimuhunike, mu gihe cy'uburumbuke muzahunike, hanyuma mu gihe cy'inzara muzaba mwarahunitse. Hanyuma hari abantu bazajya bava mu bihugu byabo baze kugura ibiryo hano. Inzara ntizabica nimubikora.
ngo Farawo aratangara, ngo inama yose, ngo iyo nama ngo inezeza Farawo n'abagaragu be. Yabanejeje se kubera yuko Yozefu yari ashyizemo urundi rurimi rudasanzwe, ngo bavuge ngo uyu muntu ni umuhanga n'ikimenyimenyi avuga icyongereza nk'uwakivukiyemo? Yabanejeje se abereka nibura impamyabushobozi yuko yize entrepreneurship? Yabemeje se, yabanejeje se yigeze abereka ko yize nibura accountancy? Yabanejeje se yigeze abereka ko yanize management? Mpamya yuko nta mpamyabushobozi yari afite, kuko niba yaranayifite yagiye kugemurira bene wabo, ntago ayo madosiye yayajyanye. Ayiwe man, ngo nuko Farawo aravuga ngo kubera ko Imana iguhishuriye ibyo bintu byose, kubera ko ubashije kubimenya, kubera ko ari wowe ubihishuriwe, kubera ko ari wowe ubimenye, hanyuma nguhaye urugo rwanjye. Yahereye ku rugo, witonde. Potifari ntiyigeze ayobora urugo rwa Farawo. Potifari ntiyigeze acunga urugo rwa Farawo. Potifari ntago yigeze mu byo yari ashinzwe, yari igisonga, ariko mu byo yari ashinzwe ntago urugo rwa Farawo rwarimo. Ahera ku rugo aramubwira ngo umva, urugo rwanjye uzaruyobore. Yikuramo impeta ngo nziza iriho ikimenyetso, ngo arayimwambika n'imyambaro, ngo amushyira ku igare rya kabiri kurye rimukurikira, ngo bagenda bamuranga, ngo avuga ngo ni mu mupfukamire. Arangije aravuga ati kandi ibyo bintu byose ni wowe bigiye ku mutwe, nzakubanziriza wowe uzaheruka kuba minisitiri w'intebe. Barabyegukanye. Haravuga ngo kandi nta muntu uzashingura ikirenge hano. Icya mbere, nta muntu uzunamura amaboko, yaba agiye guhinga cyangwa kurwana. Abakera bajyaga mu ntambara, yaba agiye gusarura cyangwa kugira gute. Kabiri, ntawe uzava mu gihugu cyangwa ngo akinjiremo. Yozefu atabyemeye. Yozefu wagiye anyuze mu gikoroto, abaye minisitiri w'intebe, abaye kontabure, abaye ashinzwe imigirasiyo, ashinzwe abinjira n'abasohoka. Yozefu wagiye mu cyobo. Yozefu bishe mu bitekerezo. Yozefu bakandamije. Yozefu bajijije inzozi. Aka kanya binyuze mu mugambi w'Imana urimo na gereza, aka kanya Yozefu abaye minisitiri w'intebe. Siko byagenze se? Ubu nkomeze mvuge, bene se baje guhaha, nisindi buvuga ukuntu yahishe ibikombe kugira ngo azabone uko abibwira. Kandi ni ukuri kw'ijambo ry'Imana bamwikubise imbere. Sinjye wahera, hahera Yozefu n'ijambo ry'Imana tumaze kumva ku buzima bwe. Ndashaka kukubwira inzira y'Imana ku buzima bwawe. Twashyizeho intego ivuga ngo ikizagukiza gihetswe n'ikikugerageza. Reka nkubwire, wikwinubira ahantu uri. Reka nkorotire muri ubu buryo, wikwinubira urwego uriho, wikwinubira uwo uriwe, wikwinubira intambara ufite. Ahari birashoboka ko Imana yazizanye nk'umudiyakoni, Imana yazizanye nka kontrora wo kugira ngo icyo kigerageza uriho gifate nk'ikindogobe. Ni ikindogobe, ni igifarashi. Elelele mando sase kidebe bosayini. Mana we mbigenzene. Wambabariye nka kwinginga. Fata icyo kikugerageza. Birashoboka. Ubundi umuntu ageragezwa kubera impamvu zitandukanye.
ushobora kugeragezwa kubera ko ari umunzani, ariko byanze bikunze iyo usohotsemo neza ubona ishimwe. Ushobora kugeragezwa kubera ko nyine ni intambara ziri aho Satani yagusabirije. Imana ibyemeye, Imana ibyemeye, Imana ibyemeye, ukabisohokamo neza urahembwa. Reka nkumenere irindi banga. Ushobora kugeragezwa kubera ko Imana iguhinduye ikibaho kugira ngo abantu bakwigireho, ikakugira itangazo, ikakugira akabarore. Ibibazo urimo buri wese akabimenya kandi ntawe waganirije. Ibibazo urimo buri wese akabimenya kandi ntawe watakiye. Ibibazo urimo bikabitangazo hahandi aho utambutse ubona bikunukaho. Aho ngaho iyo ubaye ikibaho neza neza neza, Imana iraguhemba. Ariko bundi reka tujye tubwizanya ukuri. Reka nkubwire, Imana yigeze yabwira Satani, iramubwira ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu, wamubonye uburyo anyiranukira kandi akirinda ibibi. Satani aravuga ngo yabuzwa n'iki? Afite abatuma n'abakoresha n'abo yabyaye n'umugore mwiza n'amatungo. Imana iramubwira ngo genda umukoreho. Reka nkumenere, wari ubizi neza ko abantu bose ibigeragezo byabo bitangana? Icya kabiri, wari ubizi neza ko Imana igusheta ikwizeye, igufitiye icyizere, ivuga ngo ndabizi neza Jani wanjye twagiranye igihango, naho namugerageresha kubura urubyaro. Mana we umbabarire cyane, ni urugero nanze nshuti yanjye. Naho namugerageresha n'ibindi, ndabizi neza ntago azantaba mu nama. Imana yatanze Yobu ibizi neza ko Yobu atazayitenguha. Nicyo cyatumye ibwira Satani ngo uramenye ntukore ku bugingo bwe, ndabizi igihe azagarukira azakomeza nyizere. Iyo ugeze mu kigeragezo ukivovota uba urimo usebya Imana. Buri Imana na Satani biba biri mu kibuga, ni wowe uba wahindutse umupira baguteragirana. Iyo rero wiganyiriye kugeza ku rwego wumva iby'Imana wabireka ukabivamo ukabirambirwa, Imana iba irimo itsindwa igitego kandi iba yagushoye ikwizeye. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza. Mu mugambi w'Imana hashobora kunyuramo ko watinda gushaka, hakanyuramo ko wakwiga ariko ugatinda kubona akazi. Inzira y'kaburimbo umugambi w'Imana ucamo, Imana niyo iwuhitamo, ntago ari wowe uhitamo icyo Imana izagukorera. Niyo mpamvu nijoro twize kuba umugenerwabikorwa w'Imana. Kandi reka nkubwire, inzira ziratandukanye n'uburemere bwazo biratandukanye. Urwego rwose uriho, urwego inshingano za mudugudu cyangwa za gitifu zitandukanye n'inshingano za meya. Ndagutangariza yuko urwego uriho urimo kugeragezwa, niba biremereye hita ushima Imana, uvuge ngo uburemere bwabyo bungana n'ibihembo nzagira. Mana, mvuze induru cyangwa mbigenze ne? Nasaraye, nababaye ko nasaraye. Eka nkubwire, niba akagerageza urimo ubona ari gatoya, menya ngo ndi ku rwego ruciriritse rwo hasi cyane. Niba ikigerageza urimo kiremereye cyane, menya ngo Imana yakwizeye nk'intwari idasanzwe. Niba ari gito, yego yarakwizeye, ariko menya ngo uracyari hasi.
niba ubona kiremereye wikwemerera satani kumwereka ko kikurushije imbaraga, urambiwe, urimo uratsindisha Imana. Aho niho umugambi w'Imana wihishe. Iyo niyo ndogobe Imana yahisemo, iyo niyo envelope Imana yahisemo. Ubu nkuzaniye envelope y'ijana ifunitsemo amafaranga, wenda nkayizinga kwa kundi bisanzwe, ntago wabimenya. Ushobora kuyisuzugura, kumwe bayihinahina bakagahina kakaba gato. Ushobora kugasuzugura kavuga uti karasuzuguritse, aka kantu kamaye ngo nkagirene. Ariko wihanganye, ukihangana kugeza igihe nzayipfundurira, wayisangamo ibigufitiye umumaro. Ihangane shuti yanjye, aho niho Imana yabonye izacisha umugambi. Ahari yakugize ikibaho kugira ngo abatarayimenya bayimenye. Ahari yaguhaye ishuri kugira ngo uryige, uwize wese acyura amanota meza iyo yize neza. Ahari satani yaragusabirije ngo agerageze kwizera no kwihangana kwawe kugira ngo atabona ko wizereye mu bintu. Niba bigushizeho kabona bibaye bike, kabona igihombo kiraje, kabona inyatsi yahagurutse, kabona warashatse ariko utinze kubyara, kabona ntabwo urashaka, kabona uri umushomeri, ukabona bimeze gutyo, iyo niyo envelope Imana yahisemo. Iyo niyo niko gapfunyika Imana yahisemo. Iyo niyo ndogobe Imana yahekesheje ikizagukiza. Aho izazira, haleluya, aho izazira, izakubwira ngo warakoze kwihangana. Reka mbabwire akantu kamaze iminsi kamfasha, ntabwo nagenda ntakavuze. Mugambi w'Imana ushobora guca mu kintu kikugerageza, mugambi w'Imana ushobora guca mu kintu kikubabaza, mugambi nta gitangaza kirimo. Ahubwo baza umutima wawe ngo witwaye ute muri iyi kaburimbo, muri uyu muhanda Imana yaharuye yitwa ikigeragezo. Wambabariye ukihangana. Sindabona umuntu wihanganiye ibimugerageza ngo avemo Imana itamuhereje ibihembo. Iyo yabibyitwayemo neza, Imana imugirira neza, iramuhemba. Nigeze naba mu buzima, rivugeho gatoya ariko ntabwo mbyinjiramo. Imana yigeze kumbwira ngo ndi igitabo. Umugambi w'Imana yarambwiye ngo ndi igitabo. Ubu nteruye kuvuga ubuzima bwanjye bwose. Ubuzima bwanjye bwose ni ubuhamya, buri kantu kose kakwigisha ku byaranze ubuzima bwanjye. Reka mvuge gatoya. Ndavuze ngo hari ubuzima nigeze gucamo. Igihe kimwe Imana iransanga irambwira ngo mwana wanjye narakubabaje, ibinyujije mu wundi muntu. Twateranye turi abantu nka 40, aba ari njyewe Imana ibwira. Uwo muntu aba ari njye ahanurira kandi ntabwo anzi. Irambwira ngo narakubabaje, irabivuga iminota nk'itanu irarangira cyangwa 10, igenda ivuga etape y'ukuntu yambabaje. Irambwira ngo usonza urara hanze, nari mbizi, narabishakaga. Wabuze umwambaro wo kwambara, narabishakaga. Iratondora ibintu byose. Irambwira ngo ni njyewe wakubabaje. Irambwira ngo ariko kubera ko wabisohotsemo neza, ngiye kukubakira urugo. Ngiye kuvuga akantu kamwe kamaze iminsi kamfasha. Maze iminsi mfashwa n'umutayeri ndetse n'umufundi cyangwa umuntu ukata urwondo, umubumbyi w'amatafari. Umutayeri ufata igitenge ari kizima, kidacitse, ntaho gitobotse, kitavuyemo urudodo. Warangiza ugashyira umutayeri, ukamubwira uti ndoderamo moderi iyi niyo bitewe n'uko wayimweretse. Uyu mutayeri mu bikoresho akoresha harimo umukasi,
harimo urudodo, harimo urushinge, harimo n'imashini, harimo n'ipasi harimo n'ipasi. Hanyuma iyo agiye gukora forume cyangwa moderi y'umwambaro wamusabye, ese ye irebe niba wambaye akenda wadodesheje. Iyo agiye gukora moderi y'umwambaro wamusabye, tayeri ntabwo agifata uko cyakabaye ngo akidode, kuko no kudoda birababaza. Tayeri aragikata, afata umukasi akagikata. Ntabwo agikata cyanze, ahubwo intego nta yindi, arashaka kugera kuri gahunda yihaye, arashaka gukuramo moderi akeneye. Tayeri arakata, agakata amaboko akayaringaniza, amaguru, ijosi, mu nda, ibitugu. Arimo arakata igitambaro cyahoze ari kizima. Uyu mutayeri n'uyu mubumbyi mba numva nzabibwira nk'isi yose, wambabarira akampaho mbivugira. Ariko n'aha ni ahantu ndabizi neza ko tuganje mu isi yose mu izina rya Yesu, aho turi ubutumwa buzamamaza. Tayeri ntabwo agikata kuko acyanga. Tayeri ntabwo agikata kubera yuko hari ubugoma agifitiye. Tayeri iyo amaze kugikata arakidoda. Iyo amaze kukidoda, mu kudoda harimo urushinge n'urudodo, my friend. Tayeri iyo amaze kukidoda agitera ipasi. Iyo amaze kugitera ipasi ahamagara nyir'umwenda akamubwira ngo ngwino, umwenda wawe watunganye, wambabariye ukihangana ukaguma ku meza y'umutayeri. Umutayeri ntabwo ayobewe ko wari muzima, ariko iyo agiye kugukata ngo agukuremo moderi ashaka iyo agiye kugukata ngo agukuremo moderi ashaka, akoresha umukasi. Niba umukasi ari umuturanyi wawe, ihangana umubabarire. Niba umukasi ari umubyeyi wawe, ihangana umugirire imbabazi. Niba urushinge ari umutware wawe, mubabarire. Ntabwo ikibazo kiri ku mukasi urimo kugukata. Ikibazo cyangwa inshingano kiri ku mutayeri n'intego arimo kugukatira, n'intego agukatira. Aragukatira bitewe na moderi ashaka kugukuramo. Umugambi w'Imana, nshuti zanjye. Ndaryohewe, haleluya. Babarira imashini yakunyonze, babarira urushinge rwagutoboye, babarira umukasi, babarira ipasi yakokeje, babarira ingwa yagushushanyije, babarira n'ameza yakwakiriye. Mbabarira usigara utumbiriye umutayeri wari ufite gahunda yo kugukuramo moderi ashaka. Ihangane ukomere. Ihangane, aho hantu uri harimo ibanga Yesu yahishe. Aho niho yavuze ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka, namara kwemerwa imirimo yicishijwe mu muriro azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ikigutangaza ni uko hari abantu barambirwa hari hasigaye umunsi umwe, kubera ko iyo bikomeye biro bigiye kurangira. Ahubwo nubona byacumbye, byatse umuriro, byazanye umwotsi, ujye ushima Imana, uvuga utumva ndabona ngeze ku musozo w'urugendo. Urabizi neza ko iyo umuntu yikoreye, iyo arimo kuvunika, ariko cyane cyane avunika yenda kugera aho yarageze ari bugere. Ihangane rero, butinze buzacya, bitogose bizashya, byanze bikunze, byamara isaha, byamara abiri, byamara atatu, byamara atanu, ariko bitogose bizashya, amaherezo bizashya. Reka nigarukire ku mubumbyi w'amatafari.
uyu mubumbyi akenera amazi, agakenera itaka, agakenera urwiri, agakenera isuka, agakenera n'amaguru yo kugufunyanga. Wazama stade nkavuga Imana gusa, wumva numva bindenze kweri kweri. Ntabwo ikibazo kiri ku mazi, nta nubwo ikibazo kiri ku rwiri. Agashya gahari ni uko nyiri guponda icyo cyondo yashyizemo urwiri kugira ngo itafari rizakomere. Babarira iforomo ikoreshwa kugira ngo itafari rikomere. Mana yera, ubanza natinze. Reka dusenge Imana. Hari igihe umuntu afashwa ukumva amagufa yabaye amazi neza neza neza, urarangiye ukumva ubundi haba hasigaye ko impanda ivuga pe. Hari iforomo, hari ubutaka, hari amazi, hari urwiri. Ibyo bintu byose bikoreshwa kugira ngo haboneke itafari. Sometime hari n'igihe hakoreshwa umuriro kugira ngo itafari ritwikwe. Murasegira ngo ririya tafari iyo rishya ntiribabara nubwo wenda reka tuvuge riri mu bidafite ubugingo ubuzima kuko ntirihumeka, ariko ribaye rihumeka ntabwo ryataka. Rero umuriro wikwakaho ngo utake uvuze induru, hirya yo kwaka amatafari ahiye niyo ahenda kurusha rukarakara. Mana yera we, mbabarira. Munyihanganire iyo mfashijwe ndaseka. Yewe muvandimwe wanjye, reka dusenga Imana. Ihanganira iforomo, niba iforomo ari uburwayi, urwiri rukaba ubushomeri n'ibindi nk'ibyo, n'ubukene n'ubukode n'ubupfubyi n'ubupfakazi no kuba intabwa. Ibyo bintu byose umubumbyi w'amatafari arimo arabikoresha kugira ngo uzabe itafari rizima kandi rikomeye. Nta kintu upfa n'Imana cyatuma ihora ikubabaza. Twaririmbye umuririmbyi uvuga ngo singitinya intambara mbi zose. Uyu munsi ndakwinginze kugira ngo utinyuke intambara. Hari akantu ntigeze mvuga. Iyo igihugu kikohereje ukajya kugihagararira, burya igihugu kikohereje kiba gitakaje imbaraga nyinshi kurusha aho ugiye. Aho ugiye baba bungutse kuko baba babonye amaboko, ariko aho uvuye barahomba kubera yuko bakoherezanya n'ibizagutunga, bakoherezanya n'imiti izakuvura, bakoherezanya n'abaganga, bakoherezanya n'imyambaro yo gukuranwa. Burya nuko utajya wikebuka ngo urebe no mu isaho yawe, bakoherereza n'amasasu yo kurwanisha. Wari ubizi neza? Ikebuka urebe mu mufuka wawe. Muririmbyi araririmbye ngo iyo ngeragejwe n'umwanzi Satani, ndwana iyo ntambara nambaye ukwizera. Nshuti yanjye, ntabwo igihugu cy'ijuru gikennye ku buryo cyakohereza nta bikoresho. Mu bikoresho kikoherezanya, burya kebuka mu mufuka wawe urebe, burya harimo n'amasasu yo kurwanisha. Haho niho Yesu yavuze ngo nimwe mwagumanye nanjye, mwihangana mu byo nageragejwe byose, nanjye mbabikiye ubwana. Burya igihugu cyo mu ijuru kiba kivuga kiti yariye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo hamwe n'ibitugerageza Imana igenda iducira akanzu, igaca akadirishya ukabona mu minsi 2 ntiwatekaga none uratetse, igaca akadirishya ukabona ntuheruka igitenge ariko ukabona igikona kikuzaniye igitenge, igaca akadirishya ukabona ntiwaherukaga umuceri ariko ukabona umuceri uraje, igaca akadirishya hamwe n'ibitugerageza. Ntabwo igihugu cy'ijuru kiba gisinziriye, kiba kivuga kiti uwo twohereje
mu butumwa bw'amahoro yariye yaryamye se, butini ziracyari nzima, inkweto arizo butumwa bwiza ntago zirasaza, none se icyuma gikingira igituza ntacyo cyabaye, none se aracyashobora gukenyera, aracyakenyeye umweko ari wo kuri. Nimuturebere neza, burya igihugu cy'ijuru kiba kiri mu magarara kivuga kitari ko Tedi yaba yabonye umwambaro. Iyo uhagaze neza, iyo uhagaze neza aho watumwe, igihugu nacyo kiba kikubereye maso. Reka dusenga Imana yo mu ijuru. Umugambi w'Imana ushobora kunyura mu mateka meza, kaba wavutse wariye neza, ukura neza, urya neza, wambara neza, ubaho neza, wiga neza kandi heza, warangiza ukazaba icyo Imana ishaka. Ariko kandi n'ikintu cyose kikubaho kikugerageza cyitwa ko ari kibi, burya Imana ibikihishemo, ibirimo. Tugiye gusenga Imana, tubwire Imana iduhe gukomera muri uru rugendo kugira ngo tutazayisebya. Mbabarira wisebye ijuru. Ijuru ryaguhisemo, ririmo kubona ari wowe wakihanganira gutinda kubyara, ririmo kubona mu bagore bose ari wowe wakihanganira uwo mugabo mwashakanye. Ryaritegereje rirareba risanga ugize 40 utari wabona umugabo cyangwa umugore, wakomeza ukayizera. Rigutoranya mu rugaga rw'abakobwa bose Imana yaremye, iravuga iti runaka niwe wabyihanganira. Imana irareba isanga intambara uhura nazo mu kazi cyangwa mu murimo w'Imana ni wowe uzishoboye kuzihanganira. Iyo ubyivumburiye rero ukabyanga ukanga kubikomeza, uba urimo gusebya Imana, uba urimo kuyitsindisha. Tugiye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana mpa gukomera mu nzira y'umugambi wawe. Aha niho wamitiyemo nkwiye kugutegerereza. Ntabwo mubizi se ko Imana yabwiye Abisirayeli, yaravuze ngo yanze kubanyuza mu nzira z'Abafilisitiya, ngo ibanyuza mu nzira z'ibizigu no mu butayu, ngo kugira ngo barusheho, umva impamvu, umva intego, ngo kugira ngo barusheho kwitondera amategeko y'Imana. Reka dusenga Imana, usaba Imana aho wari utentebutse ukomere, kubera ko kuva mu bikugerageza ukivumbura ugafata umwanzuro wo guhunga, nta hantu wahungira ikigeragezo. Muri byararimbye ngo ibibi ntaho wabihungira. Ushobora guhunga urugo, wagera iwanyu ukababazwa nuko uri igishubaziko, amagambo akaba menshi, n'iwanyu bagahora bagucyurira bati kuva kera wari ingare. Ariko kurutindamo ukanga divorce, ukanga gatanya, ukanga kuhava, ni ikimenyetso gikomeye cy'uko uhanganye n'ikikugerageza ariko kibitse ibyawe by'icyo uzaba cyo. Kwivumburira akazi ngo ukavuyemo burya ntago ari wo muti. Ejo nubura amavuta Satani azaguterera amakorasi. Reka dusenga Imana, reka dusenga Imana. Mana y'imbabazi nyinshi, turagushimiye, tugushimiye kuri Data wa twese mwiza, tugushimiye imbaraga n'imbabazi utugirira tudakwiriye. Uri umunyamurava kandi uri umunyebambe. Turi imbere y'amaso y'Imana, twize ijambo rikomeye. Pawulo yaravuze ngo shobozwa nawe umpa imbaraga Mwami. Iri jambo nirikubite rihinguranye mu mitima y'abaryumvise. Sinamenya kurisobanura, ariko wowe urisobanure kurenza uko njye narivuga Mwami mu mitima yabo. Kandi ungirire neza, ubambike imbaraga nshya kugira ngo bahangane n'ibisa n'ibibagerageza. Ndakwinginze Data, ubakomereza amaboko, mitima yabo ye kugwa isari, kuko hirya yaho hariho ubusaruzi. Ndagushimiye Mwana w'Intama w'Imana, ngushimiye kuri Data wa twese. Abarwayi ubamenye, bagirire neza, kandi ukuboko kwawe kwiza kube kuri bo. Urakoze ko wumva gusenga mu izina rya Yesu. Amen, amen.